kwishyura ngo tugende urabona butije. uretse gato Mari none se Karame, aduhaye indagara z'iminsi ingahe? uko twabyumvikanye niko bigenze mwishyure. Indagara nzaziteka iminsi 4 hanyuma indi minsi isigaye abana tuba tugusereza aya magi. Yego. Munyishyure rero kandi muhe umwanya abandi bakiriya. Karibu kiriya. Njye simpaha nari ntegereje abo bagenzi banjye tuvanye mu itsinda ngo dutahane. Nuko mbona bashaka kugura ibyo ufite byose. Ariko nyirabarera wamenya gukabya. Ubu se turanguye iki? Aha akira nkwishyura twigendera. Akira nkwishyura mucuru. Murakoze cyane kwihahira indagara zirimo intungamubiri. Kuwa gatandatu muzagaruke nzaba mfite amafi meza. Amafi? Ewe. Karisi wabyumvise? Nabyumvise. Hari umuntu rwose uzangemurira amafi mabisi muzaza. Karibu. Aba bantu se ko mbona amafaranga dukuye mu itsinda bayagusigiye yose. Ubwo urumva ndi bazayakura hera. Ibyo se birakureba. Rero tuzambikira inzaza. Ariko rero nukuri ubugenumiwe. Mbega Marita nguraba umupfu. Uragenda ugashuka musaza wanjye udufaranga twose. Mukatugura izo ndagara, amagi n'amafi. Urumva muzatera imbere ryarima. None se nanjye reka nkubaza. Kurya indagara igi cyangwa ifi bituma umuntu atatera imbere koko nyirabare? Umva Karisiti de. Umva ari gute? Uraragushuka ngo mubeho nk'abakire nawe ukabyemera. Nta soni. Ariko gushakira umuryango wacu bikomoka ku matungo so kubaho nk'abakire. Wamubwiye se? Ninde uyoboye ko inaha ibyo tubirya ku bunani no kuri Noheli? Wa mugore uraye. Ngo kuri Noheli no kubunani n'ukuri. Nyirabare. Karame. Nge nasobanukiye ko ibikomoka ku matungo bifite intungamubiri zihariye umuntu adasanga mu bindi biribwa. Urabyumva neza? Niyo mpamvu rero ngomba kubishakira abagize umuryango wanjye, cyane cyane umwana wanjye. Nikose, ubu ko tutarya ayo manyama muturusha gusa neza ra? Mbwira. Wasanga warashize. Nyirabera ushobora kwibwira ko usa neza inyuma, ariko umenye ko umubiri wawe ukeneye izo ntungamubiri z'ibikomoka ku matungo. Cyane rwose. Kandi ari byiza kwivanga n'amafunguro y'abagize umuryango wawe bose. Urumva? Buri inshuro enye mu cyumweru. Izi sindagara tuguze nzajya nzivanga n'imboga za dodo. Sire mu tunyanya n'ubunyobwa. Urumva? Bibe byujuje intungamubiri dukeneye, maze ubundi tubishakira uburisho. Oya, nadusubize ngo twaguze zangahe. Kandi ko ari n'izicyumweru ubu ngubu. None se izo ndagara zose bazibahaye kuri aya mafaranga ngahe nabonye mwishyura? None cyangwa wikopesheje? Ko twari kumwe se wumvise nikopesha muvandi? N'amagerega ntahenze ugereranyije n'ibindi umuntu atanga amafaranga rwose. Gushakira abagize umuryango wawe bikomoka ku matungo ntibigoye iyo bishyizeho umutima. Ntabwo bigoye n'ukuri. Ubu si wasubirayo nanjye nkigurira indagara badi. Urabivuze mpita mbibona ko abana banyu ntaho bahuriye n'abanyu. Bahurira hese? Kandi bari ku kigero kimwe disi. None ari mwari abana banyu mwese mukeneye ibikomoka ku matungo kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Urumva? Kandi nkuko twabikubwiye ntibihenze. Kandi si ibyo bifite si nibyo kurya ku minsi mikuru. Urumva? Gira tusanze twiyimaga ibifite akamaro twibwira ko bihenze sha. None se kugira ngo bura mucuruzi nazana ya mafi yavugaga imizabigura yaruta amacupa ngahe inzoga niruhagamo ngenyine. Kandi ngura biri yonyine mu rugo tukayateka tukanywa iyo sosi tukayasangira maze tukanezerwa rwose no mu rugo rwacu. Sinavishura nyirasenge babari abana bacu. Urumva? Duterwa ishema nuko abana bacu bashishe kandi bafite ubwenge mu ishuri. Kandi impamvu nta yindi nuko tubagaburira ibiribwa birimo ibikomoka ku matungo kenshi. Urumva? Muranyigishije badi. Uhereye none rwose nakoreka nsubira inyuma ngura izo ndagara nzavanga n'amafunguro. Kare rwose ni iminsi ngahe? Umva rero reka mubwire. Ibikomoka ku matungo bivangwa n'amafunguro abagize umuryango nibura ushiranye mu cyumweru. Maze mu ifunguro ry'umwana ukabimuvangiramo buri munsi. Umwana we rwose akura neza mu bwenge mu gihagararo maze nawe umubyeyi ugaterwa ishema no kugira umwana wakuze neza no kugira umuryango ufite ubuzima bwiza. Babyeyi, ibikomoka ku matungo ni ingenzi kuko bikungahaye ku ruvange rw'intungamubiri zitaboneka mu bindi biribwa. Si ibyo bifite gusa rero kandi ntibigomba guharirwa iminsi mikuru gusa. Shaka cyangwa ugura ibikuri hafi kandi bikoroheye nk'amagi, indagara, amata, inyama, ifi mbisi n'ibindi byongere mu ifunguro ry'umuryango nibura inshuro enye mu cyumweru na buri munsi mu ifunguro ry'umwana. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye na Landorex binyuze mu mushinga Orora Wihaze uterwa inkunga na USAID.